Muraho neza nanone ikaze kuri YouTube channel yacu. Muri aka kanya tugiye kuganira ku ngingo mwatubaje mwibaza ku kamaro ko kurangiza ku mugabo. Ari byo twakwita ejaculation. Ese kurangiza cyangwa se ejaculation ku mugabo byaba bimufitiye akahe kamaro? Ibyo tugiye kurebera hamwe muri ino video, birashoboka ko nawe wabibaza iki kibazo ariko muri aka kanya ugiye gusubizwa. Kumwe na Dr. Gasangwa Patrick, ndakomeza kubakangurira gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo mukomeze kujya mubona video zitandukanye tuzakomeza kujya tubategurira kugira. Kurangiza rero ku mugabo birangwa n'ibintu bibiri. Icya mbere, hari amaraso atembera mu gitsina cyawe ariyongera ndetse n'imikaya ikigize ikarushaho gukomera. Ni uburyo umubiri ukoresha kugira ngo nyine igitsina gisubire mu bihe bisanzwe, birumvikana. Igero cyo kurangiza kirangwa n'ibimenyetso binyuranye ku bagabo, ariko muri rusange harimo impinduka mu guhumeka, gutera k'umutima, kuzamuka k'ubushyuhe, gusa n'ususumira ndetse no kumva uri mu yindi si. Abagabo rero benshi kurangiza no gusohora biragendana, ariko kuko ari ibintu bibiri, ariko ni ibintu bitandukanye, bishobora kubaho no mu bihe bitandukanye buriya. Kuko buranga umugabo ashobora kurangiza ariko ntasohore. Nubwo abagabo benshi rero bibafata iminota gusa 3 gusa kuva batangiye imibonano mpuzabitsina ngo barangize, ariko ikigereranyo rusange cyo kurangiza ku mugabo ni iminota hagati y'7 na 14 atangiye imibonano mpuzabitsina. Rero akamaro ko kurangiza ku mugabo twabakusanyirije kugira ngo nawe ube ubimenye, ushire amatsiko. Icyambere burira hari imikorere y'ubwonko. Mu gihe cyo kurangiza burira imikorere y'ubwonko iriyongera, dore ko amaraso ajyamo aba yiyongereye, bityo n'umwuka wa oxygen ujyamo ukiyongera. Bivuga ngo nimba mu gihe cyo kurangiza umugabo akigezemo, amaraso ajya ku bwonko ariyongera ndetse n'ubwonko bukarushaho gukora neza. Biro bituma ubwonko bw'umuntu urangiza kenshi buba bukora neza kandi butekereza byihuse kurenza umuntu utarangiza, birumvikana. Akamaro ka kabiri, kurangiza bigabanya uburibwe. Buriya mu gihe cyo kurangiza harekurwa umusemburo wa oxytocin, ukaba ukunze kwitwa oxytocin, ukunze kwitwa umusemburo w'urukundo. Oxytocin ubundi ni umusemburo w'urukundo. Buriya nyine ubusanzwe ku bagore uyu musemburo ukorwa ku bwinshi mu gihe cyo kubyara kugira ngo ufashe mu kugabanya uburibwe ndetse no kumufasha gukira vuba. Ubu ariko hari gukorwa cyangwa se hagenda hakorwa ubushakashatsi mu kureba niba oxytocin itakoreshwa mu kuvura uburibwe buhoraho, nko ku barwayi kanseri, abakoze impanuka ndetse no kuvura umutwe uruhande rumwe, biriya bita migraine. Urumva ko kurangiza ko rero umusemburo wa oxytocin uboneka cyangwa se utangwa ku bagabo ushobora gutuma bigabanya uburibwe. Akamaro ka gatatu rero, kurangiza ku bagabo bigabanya kanseri ya prostate. Bivuga ngo ubushakashatsi bwakozwe muri 2004 n'ikigo cy'Amerika kireba ibya kanseri bikanagwa ni National Institute of Cancer in US, yerekanye ko abagabo barangiza byuzuye inshuro 21 mu kwezi, ibyago byabo byo kurwara kanseri ya prostate biganyuka 30% ugereranyije cyangwa se bakompaye n'abagabo batarangiza cyangwa se n'abandi bagabo. Impamvu nuko kurangiza ahanini bijyana no gusohora, kandi bikajyana no gusohoka kw'amasoro akuze ashobora gutera kanseri kubera gutinda mu bagabo. Bivuze ko umugabo utarangiza amasoro menshi amugumamo, bityo amasohoro amugumamo ashaje, nimba ko twabivuga, ashobora kongera ibyago bya kanseri. Akamaro ka kane, kurangiza bifasha mu kurwanya stress. Nubwo bikiri mu nyigo, ariko uri umusemburo wa oxytocin na za endorphine birekurwa mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina no kurangiza, biriya bituma umugabo yumva aruhutse, yishimye kandi atuje. Ibiro bizamufasha mu kwirukana stress no gutera umutuzo muri we. Akamaro ka gatanu, bifasha gusinzira. Buriya mu gihe cyo kurangiza umusemburo wa dopamine urarekurwa, ugakurikizwa n'umusemburo wa oxytocin hamwe na za endorphine. Ibi bikaba bitera gusinzira neza nyuma y'imibonano mpuzabitsina. Akenshi ntuzasanga abantu umuntu wabuze ibitotsi agakora imibonano mpuzabitsina, hari igihe nyuma ahita rwose abona ibitotsi agasinzira.
Akamaro ka gatandatu, kurangiza ku bagabo bishobora nyine gutuma bitera gutinda kurangiza. Niba wajyaga wibaza icyagufasha kujya utinda kurangiza, umuti wa mbere ni ukongera inshuro urangiza. Bivuga ngo umuntu wenda wumvaga arangiza vuba, kurangiza kenshi bishobora kumufasha gutinda kurangiza. Iyo uri kurangiza buriya umubiri nyine ukoresha ingufu, bityo bikawufasha kumenyera igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Ni ukuvuga ngo umuntu imibonano mpuzabitsina kenshi akarangiza kenshi, bizamufasha kumenyera imibonano mpuzabitsina, bityo azajya atinda kurangiza mu gihe kizaza. Birumvikana uzasanga umuntu ukoze imibonano mpuzabitsina bwa mbere ahita arangiza vuba, ariko uko agenda yimenyera bikagenda bitinda. Nguko rero uko kurangiza bishobora kugufasha gutinda kurangiza ku nshuro zikurikiye uzakora imibonano mpuzabitsina. Akamaro ka karindwi nako ka nyuma, ubushakashatsi bwakorewe ku baturage batandukanye bwagiye bugaragaza ko kurangiza bishobora gufasha mu kuramba. Ubwo bushakashatsi bwerekanye ko abagabo barangiza byibuze kabiri mu cyumweru baramba inshuro zikubye kabiri ugereranyije n'abandi batabikora cyangwa se batarangiza izo nshuro. Kandi n'ubushakashatsi bwanzuye ko impamvu nyamukuru ari uko imibonano ari imwe muri siporo, bikaba birwanya indwara nk'imitsi, umubyibuho ukabije, diyabete, kandi izi ndwara ziri mu zihitana abantu benshi. Muraho neza nanone, ikaze kuri YouTube channel yacu. Muri aka kanya tugiye